inkoko yabonetse, yahiye neza cyane, umuceri wahiye, umva badiya ndababwiza ukuri murebe ukuntu inkoko isa. Uyu munsi rero twagarutse nanone nk'ibisanzwe kuri The Mix TV Rwanda, mbese ni imvange ntabwo tuzabicisha irungu, ikiganiro cyose, amakuru yose, guteka, ubwiza turahari. Noneho rero tugiye guteka inkoko irimo umuceri. Uyu mukunzi wacu wadusabye ko twamwereka ko yagerageza guteka inkoko irimo umuceri, nuko ikindi mbasabe nimumva urusaku mumbabarire mwihangane kuko nagiye gutekera hanze, bisaba ko dukoresha imbabura, ntabwo watekera mu nzu ngo bishoboke. So inkoko yanjye rero ngiye kugura inkoko y'inyarwanda ndayibura, ariko nzanye inzungu. Hari utuntu tumeze nk'utwaya tuba turi ku nkoko inyuma, ngiyewe mbanza kuyibiza kugira ngo tuno twaya mbone uko ntukuraho. Yes, gake uyibuza mu mazi ayirengeye, ukayibiza gake cyane ku buryo idashya ngo isaye, hanyuma rero ugakurikizaho etape ikurikiyeho. Ndakugira ngo umusabe ntujye kure. Inkoko yacu rero tuyikuye muri ya mazi twayibijijemo, ni ukuyicishamo gake kugira ngo twa tuntu tw'utwoya tuba turiho tuveho, mbese ntabwo ari ukuyiteka bisanzwe, ni ukuyibiza kugira ngo tuno tuntu tuveho. Ku nyarwanda ntabwo tubaho, sinzi nimba ahantu hose inkoko ziba zifite tuno twoya, ariko ngewe aho nzigurira turahaba. Niyo mpamvu rero no gukuraho tuno twoya. Tugiye gukurikizaho ibirungo. Hano rero ibirungo byacu dukoresha, urapa ufata ibirungo byose, puwavuro, tungurusumu, igitunguru hamwe na seleri, ukabisya ukabiburendinga. Ngewe rero hano nabiburendinze ariko nibagirwa kuburendinga seleri, mbibona nyuma, ndavuga ngo reka zikatiremo gutya nta kintu bitwaye. Udafite blender ntabwo byakubuza gukorera ibirungo byose hamwe, wabirapa. Yes, wabirapa. Ngiye gushiramo noneho ibirungo bisanzwe, ikirungo cy'inkoko, magi, kareyiko, ibirungo bisanzwe ukoresha ugiye guteka inkoko. Bya birungo byacu rero twavanze, tugiye kongeramo ibindi birungo. Turashyiramo royiko, yes, turashyiramo ka royiko, turashyiramo magi ngizi, ngiye gushyiramo magi 3, kugira ngo aba ari nini cyane, shyiramo magi 3, ariko ubaye utakunda magi nyinshi nta kibazo, ushobora no gukoresha 2. Tugiye kongeramo n'ikindi kirungo, chicken masala, yes, turongeramo na ka chicken masala. Ikindi kintu utakwibagirwa kongeramo, wongeramo n'amavuta, wongeramo n'amavuta kubera yuko kugira ngo, yes, shyiramo nk'ibiyiko 3 binini by'amavuta, yego. Hanyuma kandi ugashyiramo umunyu muke cyane, kuko urabizi ko magi nazo buriya umunyu ntabwo ziba zoroshye. Ushyiramo umunyu muke cyane, hagakurikiraho kuvanga ibirungo tugiye gusiga. Uruvange rw'ibirungo byacu rero ni uko rumeze, ruba ruhumura cyane, tungurusumu, puwavuro, seleri, igitunguru n'ibindi birungo byose twavanze. Ubu tugiye gusiga inkoko yacu. Sasa tugiye gusiga inkoko, urayisiga hose, urayisiga ukayihindura imbere n'inyuma. Inkoko iraryoha guys, uzambabarire ubigerageze ubitekere abantu mubana mu rugo cyangwa nawe byo byitekere kuko iraryoha, ntabwo uzongera gusubira kuyirya muri resitora. Murabona ukuntu inkoko imeze, murabona ukuntu isa. Hanyuma rero iyo umajije kuyisiga ibirungo, uhita ushyiraho umutobe w'indimu. Ngiye nkoresheje igice cy'indimu, ari inyarwanda kuko ibikomeye wakoresha ibice 2, yego, ukayihindura hose.
indimu ikagera hose mo n'imbere. Yes, hanyuma ubundi inkoko yacu yaryoheye. Inkoko nicyo mbabwiye, zabigerageza uzambwira. Ubwo twateguraga inkoko rero, ku ruhande ubiza umuceri. Ngewe nakoresheje igikombe n'igice cy'umuceri, hanyuma ugashyiramo amazi make atarengeye umuceri kugira ngo umuceri worohe uze gushya wose. Ushaka kuwushyira mu nkoko, inkoko ikaba ari nyine, ikaba ari mo imbere ari hatoya, hakajyamo umuceri mwinshi ugasanga ntabwo uhiye. Ngewe nawubijijeho, ngiye gukurikizaho kuwushyiramo sasa. Wa muceri wacu twashyizemo amazi make kugira ngo worohe ubyimbe. Murabona yuko maje kurapiramo agakaroti, nshyira nashyiramo igitunguru na seleri. Murabizi ko uriya muceri uba ugomba kuba uryoshye, ugomba kuba uhumura. Niyo mpamvu rero mbishyizemo igitunguru, karoti. Ushatse wazirapa, ushatse wazishyiramo zitarapye, ariko ngewe nashakaga ko bisa kuriya. Tugiye gukurikizaho gushyiramo umuceri n'imbere mu nkoko. Ushyiramo umuceri rwose, hakajyamo umuceri ubasha kujyamo, umuceri mwinshi ndabona ujyamo rwose. Inkoko yawe ukayishyiramo umuceri kabisa, ku buryo wumva ko nta hantu hasigaye umwanya na hamwe mo imbere. Yego, murabona ukuntu ugenda ushyiramo, ukoresha ikiyiko kugira ngo ubashe kujyamo umuceri mwinshi ushaka. Kandi n'iyo utagiyemo, wa wundi wabishije ku ruhande ukabona ubaye mwinshi, ushobora gupfa ubusa, wongeramo amazi ashyushye ukawuteka. Yego, nta kibazo rwose. So urabona ko rero, yes, nuko bimeze. Inkoko yacu imeze nuku isa, hakurikiyeho kuyiteka. Ntimujye kure rero, ni surprise. Ushobora kwibaza ngo se ngo ntabwo bishoboka, ngo ntabwo bibaho, ngo ese ngo inkoko ngo wayitenga, wayotsa ute, ngo udafite ifuru, ngo ufite imbabura, ngo iki. Yo, uraje ubibone, ahubwo ndagusaba ko nawe uzabigerageza ubutaha. Inkoko yacu twamajije kuyisiga ibirungo, twamajije gushyiramo umuceri. Hari uburyo ushobora gufunga aya matako ukayazirikanya, ariko ngewe ntabwo mfite ka kantu kabugenewe, kandi urabizi ko ntabwo wapfa gufata ibintu byose ubonye ku bintu abantu bari burye, abana bari burye, upfa kubishyiramo ibintu bitizewe. Niyo mpamvu ngewe nyeretse kuriya. Iyo urangije rero ushyiramo umuceri, uyishyira mu isafuriya yonyine, nta mazi ushyizemo, nta kindi kintu ushyiramo, uyishyira mu isafuriya byonyine. Hanyuma warangiza ugahita ufata itaka. Bamwe muri mwe muratunguwe cyane, ariko iyi niyo furu tugiye gukoresha, niyo tugiye gutekesha inkoko yacu, kandi ikaza imeze nk'iyo mu ifuru. Ngewe ntabwo nabonye ahantu nkura rya taka ry'umucanga, uramutse uribonye niryo wakoresha. Yego, hanyuma rero ushyiramo itaka rike ariko rirengeye indiba, ringana gutya. Yes, kubibona ni itaka rwose. Hanyuma isafuriya yacu nayo uribuka ko twashyizemo inkoko mu isafuriya ipfundikika neza gutya, uburyo upfundikira neza. Warangiza ugashyira mu isafuriya iyirengeye, ushyira mu isafuriya ntoya, ugashyira mu isafuriya nini yandi washyizemo rya taka, ubundi warangiza ugapfundikira neza. Warangiza ugashyiraho uyu mupfundikizo w'isafuriya irimo rya taka, making sure ko umufuniko wawe ari munini urengera kuri ka gasafuriya karimo imbere. Ubundi warangiza ugatereka ku mbabura yawe, hariho amakara atari menshi cyane kandi atari make cyane, byibuze nk'ikigero tugiye gutegereza nk'ikigero kingana nk'isaha. Iminota 30 ya mbere turacekinga turebe aho bigeze, iya kabiri nabwo ducekinge turebe ko inkoko yacu yahiye. See you, nimujye kure. Guess what?
see the final result. Murebe ukuntu inkoko yacu irangiye ihiye, murebe ukuntu imeze, yahiye pe, yahiye mu bishoboka byose, irahiye imeze neza. Mva mwakoze cyane kubana nanjye rero, naho ubutaha, ndabakunda cyane, bizu bizu.